nibyo nakubwiraga sasa mbikore nakubwiye rero ahangaha uraza gutabaza buri no kutabara Sanda bona bayana anguna nguse na undi buteke kweli bibi boss nabisha kubera ukuntu bikunda byabitekereza ko ngiye natakwa bana yanjye gusa cyama bujya ibaze ngifashe Morning. Morning. Umezuteze. Sawa. Azikawa kabuke. Ewa. Una kabisa bana tariho. Cyano kwa mbyotse. Ariko mana yanjye. Urabyutse none hanga. Cyando mbana ne babyatsa. Mambu sha uhora ebana. Hari agace se ko kurya. Hari agace? Hari akantu gahiye ko nomba inzara nyinshi. Izi sizo saha se ebana dutekeraho. None urarya cyane aburiya? Ni ukuvuga ngo se ewana ubundi ukunda gukora amasiporo ariko Umeze bite? sawa Nese kuri gufurisha amazi n'isabune nabuze isabune wabuze omo oya bari kuguhamagara oya bihorere wabuze omo oya nta kibazo ndakora gute wabuze iki Chera hali kwanza mubide none se uzinzoga ariko babanje kuzana kwanza barabanje bazana bazuka aho kukunda inzoga sibizanye umutekande wo bazana bazuka baravuga nago zinzoga tuzisaka bazihorera barazanga babazanira kwanza bazana icyasi urumva baravuga ngo icyasi wapi nago twakinywa bazana konyage kwanza ayo mafaranga yose twarateranyije urumva baravuga bati bazana primise kwanza zo turazinywa baravuga bati reka tubahindurire ibyo kunywa tubazanire kasese abatipe bari bafitanye kuvuga ngo tuzane kasese baravuze bati tuzihorere duhinduremo iki siyo mpamvu se niyo mpamvu nabikubiye ubundi twebwe dufura ebana twegereye n'abantu tunabaganiriza neza uburyo ebana ushobora kuba wanafura umeze fresh sibyo akaseka hose cyora mutugambo twacu ibintu by'amayoga ibintu byo gufura nta nubwo twakumuka ngo tujye muri ndisima biriya bintu by'inzoga nimba nazishaka amazi kuburira numva wazibanzaho cyane ariko nawe ntabwo uri umwana sibyo njyewe nkunda agasayizi kawe vugisha ukuri ndi mwiza se nkunda sayizi yawe nako sibyo nakubuye nabaye nagiye muri Tanzania bavuze ibega igihungu cyiza bamaye bakuba batandatu kabisa rero nanjye kagasezi kawe nkakundugura uwanjye gusa kabisa ngaho icara gatoya nkorereka masaje ku kuguru masaje natsikiye ndi kuzamuka hariya ko nkandira hano ufite akabiri korose reka
kabisa. Ngaho wicaye hano tuganireho gatoya. Hano? Imbere yawe. Munzu? Tugiye kuruhuka akanya gato ndumva nyine nanamureka amasaha. Munzu? Ubu se tugende? Nakubwiye ngo tujye mu nzu yabyanze se. Ngaho basi se wabinkoreye. Oya. Gute se? Sha wambabariye. Oya mbabarira mani ndabatinya. Sinkugura bazuka yavuze se. Bazuka? Nukuri ndayikugurira. Ndakugana n'agakoko usibyo. Bazuka n'agakoko? Kwanza bala banje bazana konyagi. Ogize kuzana uzushaka ndazikugurira basi. Niki nsana ndakiguha usibyo. Ariko binkoreresha uraya no muri minsi mugabo wanje nawo hari. Usibyo. Mbigukorere se? Ko njewe simu. Binkorere ndaguha icyo ushaka cyose. Bikole? Yego. Reka mugwizera nokuri. Nibyo turimo byose twabivamo. Ndakubuye ngo mu muryango wacu wose kuva ku basekuruza na basekuruza akazi bose izigize agabo zose nta hene imbuzi ihe inkone yavuyemo twese umubiri wacu wagenda gukora ahantu hose uzamuka ndakubuye ngo njewe kereka nibyo uvuze kereka ni matari njewe uvuze ngaho binkorerere paka umuka ugasigarana umuka wa nyuma ngagabanya amagambo ugasigarana umuka wa nyuma batakumbaza kwanza batakumbaza nta kibazo ngashyira mu bikorwa nibyo nakubwiraga sasa mbikore nakubwiye rero ahangaha uraza gutabaza buri no kutabara kubera ko ngiye imyaka yose nabayeho ndakubwiye ngo ndashakishwa niyo mpamvu ebana mbikore ariko uri seriye nimba utari seriye ariko mwana watse kunenza reka mbikore sha kabisa uri seriye nawe utatabaza ngareka nkubwire mbanze nazana agakingirizo kabisa gira vuba gira vuba kweli mana yanje kira kibebe cyaba kinsize guca kibesuwe reba ukuntu kingize none reba ukuntu nabaye ubuse ndacaye wagira ngo nazanye amaguru ane mana yanje reka ndebe